ni hahandi abantu bamburanye umwe akavuga ati kama mbaye nashaka bavuga ko batufate twese batufunge wanyambuye nuko ngo ikintu ubundi leta ngiye mbona yashatse guca kurega avuga ngo naryamanye n'umuntu aranyambura nivyo nibizongera kuba twaryamanye arankubita umutwe narazibonaga zica kuri televiziyo byoroshye bazahindura ama strategy ni bave ku mihanda nyine be gusebya leta uriya n'ababikorera iyo ngiyo mu matelefone n'ibiki ntago tupfa kubimenya ariko abicuruza bo bakajya ku muhanda mu tubari basinze ibintu byo byabimaze kuba bibi. Yes, my name is Obovis Kozganish. Ndagushimiye cyane wakoze subscribe hano kuri Marita TV Show. Umuntu wakoze subscribe kuri Marita TV Show wowe uri umuntu w'ingenzi cyane. Tujya tubabwira ko tubakunda cyane. Umuntu utarakora subscribe nawe nagerageze ayikore maze ubundi arebe ukuntu ibyiza bizajya bihora iwe. Bizajya bihora ibyishimo bihora mu mutima we. Mbibutsa yuko dufite n'izindi mbuga nkoranyambaga harimo TikTok, Facebook, Instagram, hose mwanyarukirayo ni Marita TV Show muka do flowinga ariko banza mbere na mbere kuri subscribe hano kuri Marita TV Show maze ubundi ubona n'ibyishimo kano kanya kuri kamera murabona isura nziza cyane isura igaragara neza turi kumwe na Marita Mukeshimana. Marita umeze mute ako kantu uri kuvuga ko gukora subscribe ngiye hari abantu banje nshaka ko banyiyereka cyane nukuri umva mubwire nk'abasingo mami munyiyereke mushyigikire turi abavandimwe turi inshuti kandi nta kiganiro njya ndangiza ntabasuhuje kandi akenshi numva mbatekereza no mu masengesho nsenga ngiye nsengera abasingo mami munyereke urukundo bava mu subscribe ufite niwe mu subscribe uzi ngumusuhurize kuri kamera hariyo Julia ni umusubscribe wanjye buriya se ni nsanze utarayikoze Tereza yego na Jeep na Jenese ko ayikoze na Jeep ariho kubera ko na Danizo wanjye boss Danizo sayuti urumva abantu bose ku mutima bariho n'abandi ntago nyine urumva amazina yose nayarondora ako hari abantu uzi mvuga ati bano bantu ni inshuti zanjye ntago banyuma subscribe ntago banyuma none rero abasingo mami rwose mu muri akantu keza rwose ku buryo nyine mu nshyigikira ngende kubasaba inkunga ni subscribe mujye mushyiramo comment mbone ko munahari nkuko nsuhuje ba Julia ba Tereza ba Danizo na Nojibu n'abandi nyine nzagende mbasuhuza gake ibiganiro bye ni full time umuntu wakoze subscribe no agaciro kuri channel ya Marita TV Show ya nukuri kandi nabandi mumeje kubarembuza mu mushyigikire nukuri kandi bizanezeza cyane muzaba mukoze yego nashukuru sana Marita uri gusa neza murakoze cyane abantu mwe mumbare mu mbwiza ukuri murabona Marita ari gusa gute murebye ukuntu isura yiwe imeze nabyatanje siko nsanzwe sa cyeka nuko wenda kamera yagize byarushijeho noneho yego ni kamera mwase hano ko byashize iminsi nakubona byarushijeho mba ndi kwishyira ku cyangwe urabona nteye nukuri hubwo maze igihe kingana iki witeguye bingana iki so kuva mu gitondo kugeza zino saha oya ngiye nta makeup nakoze nyine nisize utuntu turi aho dusanzwe nta bintu binini mba nakoze pe ndaho nyine iyo umuntu yishyize mu mahoro asa neza oya ngiye nkunda amahoro nta nambara nkunda erega narababwiye n'ibiganiro njya nkora ntabwo ibibazo bikemurwa n'intambara ntabwo bikemurwa no kwicupiza no gusa nabi nyine nta n'ibintu bihenze umuntu aba yambaye ariko kamesa ugatunganye wigirira amahoro yo mu mutima Yesu ni umwami bidazajya bisubiza ari ku ngoma hano uyu munsi rero hari topic nshaka tuganiraho ukamaho ibitekerezo ugatanga ibitekerezo n'abari kutwumva n'abadukurikiye abakoze subscribe n'abari wikore kano kanya ndabizi neza ko uyu munsi bari gukora sub shamu dushyigikire bavana irega mujye mutwereka urukundo mutubwire muti dore turabikuhaye ni mu ngabire yego uwangabire nkawe uzongera ungabire
uzi no kuririmba noneho si morale nzanye ufite morale ya danje yes we Marita rero twagusuye hari ikintu nshaka tuganiraho abanyarwanda bakabasha kumva ese muri rubanda abandi bantu bo babifashe gute ubwo leta yabivugaga. Leta yavuze yuko kugurisha niba umuntu yakoranye n'undi imibonano mpuzabitsina bitemewe kugira iki kuba wakishyura amafaranga. Ugasanga bamwe bavuga ngo ba bantu babagaho uko babaje kujya kwicuruza ngo bagiye guhomba ngo bagiye guhura n'ikibazo usange niba babonaga ibirayi ngo birahagaze kubera ko batazongera guhabwa amafaranga. Ese nkawe nk'umuntu wumvishe uko babivuze unagenda ubona comment z'abantu bagiye batandukanye ku ma video agenda caracara ku mbuga nkoranyambaga TikTok, Instagram, Facebook ndetse na YouTube ahantu ari hose, nkawe wumva ari iki leta yakemuye ku bagabo? Katubanze ku ruhande rw'abagabo, ni iki leta yakemuye ku ruhande rw'abagabo? Ruhande rw'abagabo urumva umugabo niba yagiraga gutya akagira agahita yishyura ubwo ushatse kuvuga nyine ko babashyize igorora bagiye kujya babona iby'ubuvuzi. urumva babashyize igorora bagiye kujya babona ubuvuzi ahubwo barahombye kuko ibicuruzwa byahombye abahombye ni abagabo n'abagore. Rero reka nkubwize ukuri ukuntu njye mbyumva. Ubundi se buriya leta yo yamenya gute ko abantu baguze cyangwa bagurishije batireze? None se nta kuntu nk'ubwo nyine reka tujye mu rugero ubu ngubu ni gute njye nabona abantu babiri kuko ngo ntibaryama umuntu ahari. Yego n'ubusanzwe bagiye kwikora nta muntu wajya kuri public kereka ya mpano n'umugore we ntari nibo bagaragaye abagore n'abagabo ariko nta zindi video turabona umwe arongora undi ngo tuvuge ngo turababonye baraguza. Yego none se uri kumva ubundi uretse ko ufashwe ari we gisambo abazivamo tuvugisha ukuri ubundi ukeka yuko ngo ibyo bintu leta yabigenzurira? None se ikintu aho ngira inama leta uko izabigenzura leta bane gusubiza ikibazo leta kubikemura ukuntu yabibaze nta kundi. Leta ntago ishaka abantu bajyaga guhagarara ku muhanda. Nise sibyo bariya bategaga ku muhanda urumva. none se ngiye mpagaze ku muhanda ukamenya ko ndi kwigurisha saa munani z'ijoro uri gukora iki? ariko ni 24 28 umva ukuntu bimeze. Niba ari 28 ahubwo kereka tugiye nko mu biciro bazi kuneka wenda ibizi gushaka amakuru. Yego ukajya mu biciro nanjye unsanze ku muhanda wenda ukafata gutyo ko usanze nigurisha hazuwansanga amagaze ukavuga ngo ndi kwigurisha. None se muze Cosmos kubera ko bagiraga amaseta inyoni zigubwenge baritubiga ubu sibyo bintu babona abana. Icyo ngewe mbona uzirega akivamo niwe uzafatwa. None ahubwo ahantu byapfiriye bya bigabo byazaga n'ubundi bikambura umuntu. Yego kwa kundi akweskoroka najyaga mbibona mu makuru ugasanga indaya nyine umugabo yagiye kuryamana nayo arayicika arayigendana. Kuye nibayigendana ikuye kuko nirega ngo nari nigurishije baranyambura bazamufungana n'uwamuguze. Yego yawe wenda bari bufunga wambuye umwambuzi n'ubundi bye kuba bikimeze nka kwa. Ase nkawe ku ruhande rwawe kwigurisha koko ubona ari byo? Ntago ari byo ibyo ngibyo byo si byo ariko noneho no kubikumira ni ibindi bintu bitoroshye. Ntago byo byakoroha nyine buri leta kubera ko umuntu akubwira amahitamo ye icyamuteye kuza gushakishamo amafaranga ugasanga nibyo hakaba wigera ujya kumva niye mpamvu ujya kumva ko byumvikana. Ariko mu by'ukuri buri wese agira umurongo we yahisemo wo gushakamo ibimutunga.
ariko leta nayo ihora idukangura ko abantu bagomba kuva muri ibyo bintu bakayoboka imirimo y'amaboko n'ubwonko bagatekereza bagashakisha ubuzima muri ubwo buryo ko biriya bintu ni risike n'ubundi ubona ko abantu bataramba bapfa harimo uburwayi bwinshi harimo gutanga uburere bubi mu bana ntabwo uburaya mu by'ukuri ari ubwo gushyigikira ariko njye nkibaza ubundi nimba n'iryo tegeko rihari ingamba zo kubafata zirahari zikakaye nyine kuko ushyize muri logique ukibaza uzasanga umuntu ahagaze ku muhanda ubuse n'ujya ku investisa uzakora investigation ku ndaya zose hari izikorera kuri phone nanone nese indaya ku muhanda gusa none se buriya ikintu nge nibaza nta kuntu kano kanya nshobora kuba nagenda hara ku muhanda nkakura y'uwo mukobwa wenda nasanze ahagaze ndamuzanye mugejeje mu rugo kereka niba ari ukubishyura mbere erega kwishyura ubundi dore ahantu ikibazo kizabera ni hahandi abantu bamburanye umwe akavuga ati kama mbaye nashaka bavuga ko batufate twese badufunge wanyambuye nuko ngo ikintu ubundi leta ngiye mbona yashatse guca najyaga kurega avuga ngo naryamanye n'umuntu aranyambura nibyo nibizongera kuba twaryamanye arankubita mena umutwe narazibonaga zica kuri televiziyo mbona aho ngaho leta yabona ihera ihana abo bantu ariko nyine tube leta wahera hehe umenya ko abantu baguranye ni ikibazo erega kugura hari n'ibintu buriya biba bitumbi hashobora no kumuha gift akazayimuha ejo barahuye ejo bundi kugura nyine abazavuga ko baguranye nibo bazaba barabanyabyaha nibo bazaba biteje icyaha ntabwo ndi kubigisha strategy zo kwihisha nge sindindaya wazisigara indangamiro sindindangamiro reka nuko ngo leta yo ikintu idashaka niko kundi twasohokaga mu nzu tugundagura naturwana nyishyura abantu bagahura wanyambuye ugasaba abantu baterana ibyuma bararwana ngo yanyambuye numva aho ngaho bizaba bicubye ubwo nyine ntabwo kugendana rumagihwa nyine ufunga umuntu nka komenti nzi ivuga ko akenshi ubundi indaya indangamirwa zikunda kugurwa n'abagabo basize abagore mu rugo reka niba bafite kashe buri gihe ibyo bintu se reka mbikubwira wowe nk'umujene uranirwa gushaka y'ibirayi urateganya yo kuzubaka urugo ejo sibyo urabona nawe kujya kugura indaya wowe wenda batetesha ibigambo bakaguhera ubu nabwo urumva ariko kwigura inote zawe ukajya gusengera barabanza bakabagura icyo kunywa icyo kurya bakabona no kujya muri ibyo bintu byabo ukanishyura ayo mafaranga rero ni ekonomi dufite icumbagira nabo bagabo nyine bamaze gukora ikofi nibo bagura indaya da urebye majorite rwose nimunyikubitire nimuntunge ariko urebye mu bushobozi bw'abantu abafite ubushobozi nabo bantu bamaze kugerayo nawe uremeza yuko indangamirwa akenshi zigurwa n'abagabo basize abagore babo mu ngo cyane cyangwa se abasenye ingo nyine badafite abagore abagabo nyine bibikwerere uko navuga n'abasaza bakuru abo rero niba majorite tugiye muri majorite ntabwo abasore baburamo ariko nabo ni abafite ku gafaranga ariko abana b'abajene bakiri batoya bariteretana nyine bagaterana utudara abana batoya ntabwo bagurana niki kintu ushobora kubwira umugabo usiga umugore we mu rugo akajya kugura indangamirwa shani umwanda pe ni n'umyaka bajya kuhiga ni ukuri kuba wabuze iki mu rugo iwawe urumva buriya rero abantu bibwira ko ibyo bagiye kureba hanze uwo muntu wirirwamo n'abantu 100 ahubwo mujye munatekereza aho mugiye ugiyeyo undi yavuye n'undi yavuye we nta santima gufitiye ari ku kazi niyitaye ngo uraza havuyemo kanaka ni akazi kawe hashatse abavuyemo n'umwana wawe cyane rwose uri kumva Marita noneho nawe ibyo ni ukuri reka mbaga umudamu wawe yiriwe mu turimo cyangwa se mu kazi kiwe arakarabye arakwiteguye aritunganyije none iyo ndaya iri ku kazi niba ashaka 2,000 yabonye ahubwo ishima Imana ko yabonye abakiriya wowe uragiye muri uwo mwanda
warangiza ngo murashaka umugisha w'Imana shano kuri ntago ari byo uwo mugabo rwose nuko nyine nabo umuntu kubabona biba bitoroshye ariko mu mutima wawe ububizi ubuzi icyo uba wakoze nurangiza rero nutangiye kubona ubukungu burimo bukunkumuka bugwa utangire kwibaza ngo amarozi ngo ivi na ivi utuntu nk'utwo ujye umenya ko ari umwaka wagiye guhiga Mondaya tangiye gukoramo Mondangamirwa nako mubabari ikintu ushobora kubwira noneho umugore wasigaye mu rugo umugabo we yagiye kugura indangamirwa shasereka mubwira kumwihanganisha nuko umwihanganisha ariko noneho umva nyine mubwira rero misozi yose ni nyarusange njya wicara wibakire wa mubyeyi kuko iyo ndaya n'ubundi barayisiga aho ngaho bagusange nabonye umugore batahe urumva umugabo n'ubwo agiye yaguhaye agaciro kwambika urugori aguhesha ishema mu babyeyi cyangwa se niba nibyo bitarabaye yaguhisemo mu bantu bose yarazi agushyira mu buzima bwe bwose uzi buri kimwe cye cyose rero kujya kwivumbura ngo yagiye mu ndangamirwa ugiye gusenya urugo ngiye ntabwo nabibwira umugore yakihangana kandi agakomeza umutima akajya gusenga nyine Imana ikamukemura ikibazo igakora uwo mudayimoni w'umugabo mbabarira ariko ntagasenye mbabarira mubaze nukuri sibyo umugabo wawe aka kanya umugabo wenda uri kumwe n'umugabo ukaba ufite umugabo ukumva ngavuye kugura indaya ukamenya amakuru kuko umuntu yaravuga ngo ihangane hanyuma se hari ibyo baba bajyanye ariyo baba bakuye ariko urumva ko muri wewe numvugisha ibintu byinshi ibyo baba basigaje byambumba bikampaza njyewe uko byagenda rero umugabo wawe muri kumwe mu buriri sibyo muri kumwe mu buriri mugeze muri cya gikorwa cy'abashakanye rwose ibyishimo uzabikura uzi neza ko umuntu ukuriho yaraye avuye kugura indangamirwa none se reka mubwire babo ikintu kibi gikomeye kwirirwa uhigahiga udukuru tw'umuntu mu bana hari igihe none bishaka kukuzaho bigutunguye ujye ubyima amaso wimagine ko nta byabaye kereka kujya kubyibanira n'abasi kandi bibonye nabwo urabibatiza ukavuga uti ntago bayimaze barayigaruye urumva ni mikoro ndi kuvuga urumva uri kumva hanyuma nta kibazo kindi ukavuga uti nzasajishwa n'ibyo ntago rega ubu se wasenya ukazimara amazu nukuba ngo wakirwa wirukanga amazu yose ugendeye kuri ibyo bintu abagabo reka nkubwize ukuri baremwe mwirare baremwe mwirare natagwa haragwa hariye nuko ngo umugabo aremanywe irari ibyo bintu se Bibiliya ntibivuga hari ntabwo ari byo bivuze urumva nukuvuga ngo rero nakomeza umutsi hano akakomera ntarebe ntazabundagwaho wahora muri ibyo naho umbwiye gutyo nibuka umugore nigeze kubona ka video kuri TikTok umugore ari kuba ati buriya mwabagore mwe namuzi ka abagabo banyu babaca inyuma ataragenda kirigora nako gakobwa mu biki nibiki ati ariko mwibuke neza yuko umugabo aryoha mwijoro yitahira ibyo mwijoro mu gitondo umufite amasaha agucitse isaha ebyiri cyangwa eshatu ayandi yose nayawe igihe cyose wamushakira muri weekend gwiki iturize mubyeyi kandi ikindi cya kabiri bajye bamenya ko n'abagore turi benshi ni benshi pe nugusaranga biragoye aba bagore bafite abagabo ariko nanjye nyine ndimo ariko nimushyire muri uwo mubare n'abagabo banyu natwara ngenzawe n'uwanjye nditonda umwana mwiza nuko ngo watwara nuko ngo rero iyo umuntu ngembara ko umuntu niba nzanyeho kunyereka yuko ashaka kuza hano namujyana ukamureka kaza nazega mubwira none sereka mubaze umugabo niba yatinyutse kujya kuguca inyuma mwarasezeranye mwarashakanye mukundana agatinyuka kujya kuguca inyuma hari igihe kizagera yagera ahantu agakwamirayo hanyuma se oya arabadakwama ubwo nyine yakwamye aba yasenye kaba kabaye murabiga ntago nawe ubwo nyine hari biba byarangiye niba n'umugore yaguma mu rugo ariko deja umugabo aba yagiye yaba yamaze kwemeza kamwe yameshe kamwe yego
erega burya kujya yirwe yirukanga muturaye yamesa kamwe kavuga ati noneho hariya mu rugo ntibyari bigikunda nigiriye hariya. Ibyo byo ni normal. N'abasogokuru wacu twasanze baragiye bashaka abagore batandukanye, ariko wanje hoya ntabwo yashatse benshi. Ariko ni umuco nyarwanda twabibonyemo ko abantu yashoboraga gushaka hano akazashaka n'urundi rugo. Urumva ibyo biruta kwirwa yirukanka mu bagore. Waguzwe n'abandi byibuze yashinze urugo n'abana azahabyara bazamenyekana. Kabiri azafata inshingano z'aba bana kubera ko urugo rwe rurazwe. Yameshe kamwe aravuga ati mfite umugore aha, mfite n'uyaha, nibashaka abana 3 4 ariko bazwi. Abo bana ntabwo bazafite kuko se abyemeza ku mugaragaro bazarirwa baba bana b'umuryango. Ariko uziko wabona agiye mu ishingura ry'umuntu wari wakoze impanuka bitunguranye nyine agapfa, abagore bakajya bazana abana batari bazwi. Ati n'uyu yari uyu nuwe umugabo yamaze kwitaba Imana. Deja nta wundi muntu ufite purufu yo kugaragaza icyo gihe niba na DNA byari kera muri za 2010. Sinzi ni uko babikemuye ariko byabyaye impaka mu muryango. Kubera ikintu ubwo burare bwe agenda ajya hakasiga abana. Umugabo we byashoboka ko abazi ko yababyaye, ariko umugore ntacyo yari kumenya, umuryango ntacyo uzi, umugore w'isezerano. Yego. Kandi yari impanuka y'imodoka nyine bose bamwe bashaka kuzafata ku indamunite izahabwa umuryango. So rero byabaye intambara. Ariko yarabyaye hano akanahaguma. Ushobora kwemera gusangira n'uwo mugore kavuga utafite urugo rwa kabiri. Abana bazavuka icyo gihe uzabazi neza, nta uzagutuburira. Nawe azamenya inshingano z'abana be kuba victim. Ibyo birutuburaye bwo kwirwa mwirukanga mutukobwa rwose wumvira ari ryarakunaniye, birutwa no gufata urugo karushinga hano. None ko hari umuntu udafite ubushobozi bwo kuba yatunga abo bagore bangana gutya. Hanyuma se yajyana mu buraya yogendera ubuntu. Nese ni hari indangamirwa zigurwa ngahe? Nje sinzi ibiciro byabo, ariko se ubwo nyine arimo arubaka iki, arimo arajya kubyara yo kuko ari indangamirwa ushobora guteza. Urumva ari hano nzi indangamirwa zo zigura 1000. Nyine uburyo se nyine kujya muri aba makeya uri buri kwisavinga cyangwa uri kwiyicupa. Kwanga urumva nawe umva nyine uko acuruza makeya yacuruje n'abantu benshi. Urimo urajya mu mwanda w'abandi bantu. Mu myaka ntabwo uri saved. Ako se cyakora wenda umuntu ku giti cyo ashobora kwisavinga, hari agakingirizo karahari. Ibyo byo ntacyo bivuze cyane, biterwa n'amahitamo y'umuntu. Ariko nyine kukubwira ko buriya rero n'abantu babonanye inshuro zingahe 2 3 kuzikingira ubwa 4 bishobora kugorana cyane rwose. Ko none bino bintu by'umubiri ngo harimo hormone akururana. Muhita mutangira kwizerana ukajya ubona umuntu nyine ni mwiza. Iyo ugiye 2 3 ubwa mbere ushobora kwibaza ukabikeka ukavuga uti reka nirinde. 2 ukirinda, ubwa 3 ubwa 4 ushobora kutirinda mumaze kwizerana. Uba waramufashe nk'umuntu wawe ku buryo nta nubwo utekereza ko yaguhemukira. So rero ikiza kuruta n'ibirari riba ryananiranye washinga urundi rugo. N'ubundi abagore ni benshi muri iki gihugu, aho kujya wirirwa dukamundangamira bazitunga. Abagore se ntibakora, ariko nanone nimukaze kwirirwa mutera abantu imiruho. None se kugeza kuza udutunga turi babiri. Ariko uremera neza yuko hari abagabo byambera yuko nemera umugabo w'abandi. Yabanza kanshyira mu kiba wanjye tukabyemerana. Simba shaka amasasu n'induru mukabana mu mahoro. Tukabyemeranwa niba saduparitaje nyine ni afata inshingano umukeba wanjye kababizi. Aho ho sava, ariko ushobora ntaguze intambara y'abakeba. Ushobora no kwigwamo. Waraza kubeshya kandi mukeba wawe yakugiriye ishyamba ari mu bapfuma, ari mu baroza, ari mu biki, uzisanga wapfuye cyangwa iyo kwiciye abana hejuru y'umugabo waje gushukashuka.
mujye mukora tansiyo nakubeshya ngo agiye kukugira umugore wa kabiri nabishyire official n'umuryango bimenye umugore abyakire amenye yuko mwemeranyijwe ko mugiye kuba abagore b'uwo mugabo byanashoboka hari aho bishoboka ariko bidakunze sha uri muri risk wa mubyeyi utwara umugabo w'abandi n'intambara zitarangira uba wikanga kanga ni ibintu binini niki kintu umuntu w'umugabo ashobora kugushukisha ari umugabo w'abandi wundi mugore ukaba uvuga ati reka iki sinagikatira niki kintu ashobora kugushukisha ngewe ariko kuki kunshyira muri ibyo wenda kubajije bana muri ibyo bintu abafana bumvira abagabo mwe iki kintu umuntu w'umugabo ashobora kuba kubera iki wampaye ikiganiro gikomeye ntabwo gikomeye niki kintu umugabo ufite umugore ashobora kuza kugushukisha bikarangira uwo mugabo ahubwo wowe ugiye kumwizirika ati ni wowe wanjye anshukisha yego ubwo se reka nabwire rero kwemera ko nashuka nabyo yaba ari indi wikirere ariko hari ikintu ntabwo ngewe nashuka mu muntu ashuke ndeba mbihemere ngo anshuke oya umugabo ashokuza gutenjwe oya ngewe wenda reka mbwire kereka aje yigize ko ari umusore cyangwa se ari umudivorce agakora ubushoboka akamisha ko nta rugo agira umuntu wenda we twanatangira wenda kuvugana kuko naba nzi ko nta muntu ndi guhemukira ibindi bijyanye n'ibintu bifatika rero buriya umuntu nyine ubundi uri kugutereta aba agomba no kujya mu nshingano akagukemurira ibibazo ufite ariko wana agomba icyatuma byonyine tunaganira tukavugana ni uko yaba yakoze ibishoboka akamisha ko nta rugo agira ariko mbizi ko urufite sha byaba bigoye ntabwo twahuza ntabwo byashoboka kuko ngewe wana nta n'impamvu yo kwirwa n'icyo gihe cyanjye cyo kuvuga ngo kunshuka n'ubundi naba mbizi kuri kunshuka gusenyera akemera gushwa ntabibonye ahubwo wenda wanshuka ntabibonye nkafata icyo umpaye kuko ntarinzi ko hari undi muntu ndi kubangamira ariko nta kindi kintu nagenderaho ngo kuko ufite urugo ngo ariko kubera ko yampaye iki ngo ndacyemeye oya ntabwo byakunda umugabo we wakemera wenda wujuje ibyo ngibyo kuba byaradivurushije akaba cyangwa se ari n'umusore ni umeze ute aha ni umugabo ariko ugiye kunshakira umugabo ahari ni umugabo umeze ute ofete nyine ni umugabo ushobora kuza kuvura ibikomere byanjye kuba uyu munsi nafite umugabo hari ibikomere nyine nahuriyemo n'urushako buriya uwo rero uza komora bya bikomere uwo nguwo nuwo nakemera wemera kuza komora bya bikomere yes kuko impamvu uyu munsi ntabwo bafite hari impamvu iyo mpamvu rero niyo yabaje kuvura hagati ya 45 na 35 uri kubaza iby'imyaka iby'imyaka byo rwose uduhungu duto please imyaka n'abanyandikira kuri 35 mu byihorere na 45 hagati nibura he guhera byibuze kuri 40 gabura ku bahungu 40 bari umuntu uri macuwa ubwo ngo ntabwo yaba akiri umusore yaba ari umugabo nyine wa divorce cyangwa umusore arahari baba hari bafite imyaka y'ubukuri erega bakuze urabona ntago uko navugana se buri koko tayari yatake mari oya se buri koko se nabo memera oya shamba barase buri koko bumwihoreye je na topic ntago mpoeta ku bantu cyangwa kandi abastero oya tubwiye nubwo se buri koko nabo memera bite bya ari mu myaka y'ubukure nawe ariko nakubwiye ngo kondisiyo ya mbere ikomeye naga ari imyaka ntuza kuvura ibikomere mfite sibyo akanyomora izo nguma mfite ngewe uwo rero se uri kumubara mu mazina gute kumubara mu myaka mu bantu nyine ntago muzi mu mico mu myifatire ni umusosho media mbona ariko buriya ntago bimininga umuntu ushaka uwo se buri koko ushaka rero urumva ko hari abantu baba bagize nashake ntago bimininga umuntu ushaka umuntu mugomba kubanza kumenyana sibyo mukavugana mukaganira ibitekerezo mahinduka yumva kuko neza ubundi wagucye atarashaka nyine
ubu se nyine ni ukuvuga ko atarambagiza wasanga atarahura n'umuntu nawe ukeneye umuntu umeze nka Seburikoko. Ariko ubwo hari abo biganye bakoranye baziranye babana munsi ku wundi ntabwo yakabaye yarabuzemo umukobwa nawe ashobora ko atarabona uhuza nawe na kondisiyo yakeneye. Impamvu rero bigomba ngo tubanze uwo muntu mumenyane mubane igihe mu buzima busanzwe mukundana ariko mubana mu buzima busanzwe. ubwo hagati aho ngaho nibwo ufata wa mwanzuro wa nyawo wa nyuma ukavuga uti noneho aho ndemeye nkuye ingofero noneho umwanzuro mwiza wafatwa nkamenya ko nzamwihanganira amafuta afite nzamwihanganira muri defa afite ko ntiyaba mwiza sampurusa nta ubaho nanjye ntago wazambona nuzuye neza 100% rwose ariko hari ibyo ubona uzasporta hakaba na sportable ukavuga uti ntago nabisporta so nigiye tumaranye uko ntwara niko kumyemeza nkavuga ni wow namwemera. Nuko ngo ntago wakita ku myaka. Oya. Je ntago nabashuga mami. Ibyo bintu ni principe. Shuga mami ngo ni igihe. Shuga mami ni ukufata umwana muto kuri wowe. Yego. Urumva? Akaba umugabo wawe kandi akaba ari nawe umusapotinga mu buzima bwe. Nese na ubwo umuntu bana ni ari wowe umuha buri kimwe. Yes, ntabe responsable mu rugo akaza yinjira. Ni nk'umwenjira nyine ariko muto ukiri muto kuri wowe. Ngo rero mu bintu rwose Sugar mami ni igihe umugore afite imyaka 50 umwana ni bari muri 25. 25 mbona bahaza n'ubwa 20 ra. Udongo twarasaze. Ese ubwo ibyo ngibyo nje ntabwo nabibara nk'aho ngo urumva nukugwirinda bano bana b'abahungu wowe ujya kuba hatanya ari kugashaka n'umugore ukunze munganye imyaka muzahasaringa mu buzima warangiza mukubakana ubuzima bw'ejo hazaza ako gahungu gatangira ibyo bintu reka nako tukana ako nyine kameze nka ryatungo oya wibitimba ngo gushatse Engera mba nitware gara gukomeretsa n'abafana ariko nushaka niba uri no kumfana ukaba warinjiye umukecuru hari nabo nzi mwebwe mutuziranye mwinjira abakecuru mugwirinda ndabazi ngewe baranabizi ko tubiziranye ariko ndabagaya ko puritiri nanjye ntiyazagira umwana mutuza kundeba rwose mu mukecuru ari utanga amafaranga niba ariko aba amafaranga ako se ndashaka kubaza agira y'ubuntu yaravukanye we uwo mukecuru naba yahereye nawe mu myaka mitoya akora kugira ngo bigwire kubera icyo wese utarwaniye nambara yo gushaka kuzubaka ibyo hari igihe ubona bigoranye asa nk'ungu reka mubaze hari n'igihe nawe babaha bakabacakaza gusa karya ibiryo gataha kurya gusa byo ugataha ngo mu nzu nziza kugira ugaragare neza kugira mu modoka y'umukecuru utaguze ukarya ibiryo gusa ukagwirinda abayise nako ndeka wibimbwira ufashe urwo rwana ukajya kogana uruhungu rwawe rwikoze ibyo bintu ni nk'uwagiye kuba umupede biba bingana aho kubipede no kujya mu gupfubura ngo no nta kimuga nta ntuzi niyo bura bapira kugira ujye gupfubura no pede wakora iki ntabwo wajya munoza mu kwigira mu abakecuru kusuko ko byose ni bibi ngiye mbyangurunuka kubera ko reka mubwire uhita upfa mu mutwe nta n'umugabo uzakuvamo ibyo birumvikana no kubipede rero nta n'umugabo uzakuvamo byose ni bibi wemera yuko umuntu ajya kubaho afite igeno rye igeno ryo kudarwana n'ubuzima bwawe niba kano kanya ngiye amafaranga yanjye yaraginywe yuko nzayakura k'uwo mukecuru gutumbwira ngo ibyo bintu ni bibi kujyayo kusuko ko wazatekereza ayo mafaranga wazayajera wariye utakoreye wamenya agaciro k'ifaranga mu buzima se sinjye mu byo kwivuna ngo ndi gutekereza iby'ineza ahubwo ikibazo umukecuru yapfa umukecuru ko afite abana be ko aba afite abo yakoreye ibintu bye ubu bijyamo nka se birashoboka ko umuntu w'umukecuru tubare n'urugero nkanjye ku myaka yanjye umukecuru akaba najya kumureba ubwo afite abana banduta no mu myaka b'abagabo akaba afite abana bakuruta cyangwa se nkanjye ubu nifitiye abana banjye mu mafaranga nabura kubikora riri amafaranga
de ariko amafaranga yicaranye na satani oya ariko oya ntabya satani ni satani tuce mari ibi biri inyungu ntabwo bikora oya ariko mujye mureba inyungu z'igihe kirekire ngenda kubaza uri kugwirinda urashaka kurya umunsi ugahaga ukajya mu modoka utaguze ntabwo uzamenya agaciro k'imodoka ko utayikoreye uri kubyumva ntuzamenye ko umuntu ashyira ibuye kurinda karigereka rikabyara inzu kubera ko winjiye mu nzu utakoreye inkuru utwiyubakiye wowe emera ubukiri muto nta kikwirukansa usenga Imana igutiza ubuzima abantu batangiye gucya ku myaka 50 muzareba abantu b'abasaza bafite amafaranga hari abagabo bibikwereye nyine bahereye kera bayavunikira naho ariko uzabashe no gutereta inkumi ntoya nubwo wenda nabyo nongeye kubigarura ku mafaranga yawe wavunikiye naho ibyo bintu rwose uhita uba fake mu mutwe harapfa kuko uhora ntabwo watekereza kujya gukora ikiyede ngo usevinge uyikorera iwe kuvuna uvuga utari ko iyi mvune navunitse yavuyemo kano kazi mfite niho unumva waba proud kurenza ko wabonye ibintu by'ubuntu hari ibyo babaha akusubonye sinze abantu binjira umukecuru ngewe nzi uwo mukecuru usarabibaha abakubita ibiryo cyakora bagira inda ifiriti nziza inyama nziza akayibatekera akayikaranga ariko agacungana nuko nta faranga bazamukuraho ayo sinayakorera barase baninjije ugahora uturumbuye amaso mu bintu by'abandi baguharasinga bakubwira amagambo mabi abantu bagukwena uca ahantu abantu bakakugira igicibwa ubu hari abantu muziranye ari inshuti zawe bajya mu bakecuru kuri ko Imana ndabazi ubucuti bwo ntitwabugirana kuko ntago nge nabi inshuti n'abantu bibidebire gutyo bibiboyamo badashaka gukora nge nkunda kana kagasore singakunda ngo kagira icyo bindi byo by'amasexe nge nta nubwo mbikunda mujye mubijyana ahubwo karimo gahasaringa n'ubuzima yishakira ubuzima bwe nkabona buradaniza ukuntu abahatana ariko ndiye ngo tuganiro twe arwara no kujya ku mipira kureba inkuru yego kugira ngo ejo hazaza hazabe heza ubwo ejo natekereza no kurongora umukobwa yifuza ni ibihembo by'amaboko ye cyane by'umutwe yakoresheje mujye mugerageza gukora my friend cyane mureke kujya mu ese ajya Daniza ari ibyo bikecuru abasaza banga Daniza mugeze mujyana ku kibuga twarajyanye ku mupira kuri ya kipe yiwe yitwa ngo friendly FC yarayitwaye igikombe yatwaye igikombe ejo kuki batazi mpamagaye ngo bansohoka finali ariko yaransize kandi ejo twari kujyana nashutse ejo kubona ari gushyira ama video yari yabanje kujya pingi ana bitanya byondo yabanje kujya Nyabyondo ahita akomereza amahita ajya no niyo mpamvu tutajyanye niyo mpamvu mutajyanye aho nimwe ariko nyine congratulation kuri friendly nabonye ifite supporter mwiza mu boss witonda cyane boss wayo ahubwo nge nagiye mbonye mu boss wayo Murangana nyine rero ukuntu ya mwana we yarakoreye ifaranga by'agashinga Daniza akajya ambwira ngo nguriye ngo urebe amara ngo uri gukina ngo nawe ngo ni arakina ngo kapiteni wayo ahubwo ni afite n'amafaranga menshi uramuti no ibaza ukuntu aba si umwana mujya kungana sari mu kigero nk'icyanyu oya randuta umuntu niba nakuruta ko tayafite kandi n'amafaranga bavuga afite yarayakoreye nabonye hano yaparitse imodoka ndikanga nawe uri mu kibuga mbona ukuntu ari kwigendera mu muhanda n'abakinnyi biwe oya bira n'ukoroha nyine muba mugomba korohega amafaranga ntabwo avuga kwiyemera no kwirata abagomba kukoroha umuntu afite amafaranga yavuze ijwi ubona ko afite amafaranga nyine ntabwo ari nk'abandi aya ni amakuru waguhaye utamuhuye utayafite ayo makuru wajya niyo gasore karaho cyane nka buriya buba bujya mu bakecuru ariko reka mubwire shaka kujya mu bakecuru byo ni defu mbibabwiza ukuri mw'abahungu mwe ngewe nta n'ikintu navo niba nushaka uzareka no kumfurowinga ngewe simbashyigikira ndabanga pe nanga mayindi zanyu mugiye kuziciriritsa mwabaye ibikoresho muba mutagitekereza nk'abagabo nta n'abagabo bejo hazaza bazabavamo niyo baguha ibya mirenge n'ibyusa nta suka yawe warashyizeho nta mutwe wawe uburi zezenge wowe
ntago mbakunda. Ikintu cy'ingenzi ni cyo umuntu yavunikiye. Noneho niba wenda nanjye yagize n'izo deception zo kugira ngo uba ugomba gushaka umuntu muri mu kigero kimwe rero mutekereza kimwe, urumva uwo mwana arambona nyine ngewe wenda hari ibyo ndibone ko bitanejeje, wenda we yishakira kwisohokera ajye mu tubari muri boîte, ngewe ibyo bintu namaze kubirenga ndi gufokasinga ku cyaneza imbere kikazasigarana abana bakagira aho basigara. Urumva tuzahuza ntabwo umuntu utekereza ibyo ngibyo kujya mu muntu uze mu arishakira kujya muri boîte, muri muzika, aho byabereye umupira ibiki. Ngiye ndi gutekereza ni mana yanjye ubu ngubu nakora iki ngo mbone wenda kano kaburaro kazamutse. Urumva ibyo bintu byahura urugo rwakubakwa mwamwibeshya rero. Niba uhora n'umubabaro ngiye ndi kwitaba telefone wenda y'umuntu umfitiye umumaro kubera inkonda nyinshi rero ubwo butipe buba bwazanye bamwibeye nyine mu gihe cyabwo cy'urukundo muri adolescence. Bwumva nyine akubona nk'izahabu Imana kagahora gafure kumugabo yamuhamagaye umuntu yamise ahora kuri telefone agacurika kuri WhatsApp wakwandikiye ntago nabashugama matareka tugushimire cyane. Kandi niki kintu ushobora kuvuga dusoza n'ikiganiro cyacu? burya harya abantu binda twabarangije kubavugaho abindaya kubiramo hose hamwe twaze tuvuga ngo abahombye n'abatarahombye. Sasa biya bintu byaba bikwiye n'ubundi no kurandurwa bikarangira, kuko abagabo nabo bibwira ngo babyungukiyemo se. Ubundi wowe hari uzajya gutereta umuntu ku ngufu? Oya. None se ubundi akamubaze hari joteme inzara itema amara. Ibyo numva byashoboka? Ntabwo byashoboka. Abagabo ntacyo bungutse. Abo bagore n'ubundi kandi niko naze mbikubwira kubikumira kereka bagiye kubivuga. Ako nibyoroshye bazahindura ama strategy ne bave ku mihanda nyine be gusebya leta. Uriya n'ababikorera iyo ngiyo mu matelefone n'ibiki ntago tupfa kubimenya. Ariko abicuruza bo bakajya ku muhanda mu tubari basinze, ibintu byo byabimaze kuba bibi. Ubona baunda yasinze ku muhanda yigiyemera ngo ndindaya bya bya ibintu bibi cyane ntago ari umuco nyarwanda kwirwa twereka urubyiruko ruri kubyiruka. So rero ndabakunda, inama nziza niyo gusohoka muri ibyo bintu tugakora cyane dushyizeho umwete ukabaho ku bintu wakoreye. Ukavuga uti ni amaboko yanjye twemere gukora kandi umurimo wari wose ube mubi ukore uzakugeza ku mwiza ugenda uzamuka etape par etape. Nanjye nyine utuntu muri iyi minsi nzawugiramo ntangiye nikorere kuko ndabona bikaze bidanje mwana ya byakaze. Urumva ubwo rero nicyo umurimo ni muwushyira imbere, mwumve ko muri kurya imbuto z'ibyo mwakoreye cyane, mureke gushaka ibyo ubusa n'iby'ubuntu. Wirwe uryamye woza ikibero uvuge ngo nimugoroba ngo ndagiye gushaka umugabo mutazezeranye kandi naho iyi si nayo ukuntu bimeze. Abantu bose bafite ibibazo by'amafaranga kandi urasanga noneho abantu bajya muri ibyo bintu hari abana bato bafite imbaraga bakabe bakoresha izo mbaraga zabo ko leta ntako itagize. Njyewe nyamara mufite n'amahirwe menshi abarimo barabaha n'amafaranga ntuze mukishyira hamwe bakabaguriza. Cye nabuze nunguriza ahubwo leta bazamaye kudufaranga ko nanjye babyanca. Leta izaya kwiherera ukuntu yabyaza umusaruro irekane nabo ngabo bigira. Urumva mwe mwishyira hamwe bakanabahereza inguzanyo niyo mwashinga n'akagasaro mukagakontorora, umwe akazana abakiriya n'undi akazana abandi mukajya ku social media mukamamaza ibintu bicamo bikemera. Muvana amaboko mu mifuka mutekereze neza, leta ni umubyeyi ituzamure namwe mwarindangamirwa mwishyize hamwe mukagenda mukavuga muti twaje akazi turakaretse tugiye mu bindi ni mudushyigikira. Leta yabashyigikira binyura mu mirenge bikazamuka inkunga ikaboneka mugashyira amaboko hasi tugakora bakareka uburangamirwa niba ari uburaya cyangwa ugafungura niyo cano ugakora nk'ibi dukora birashyira bikarya nubwo tuba tutarasarura ko tuba twizeye ko imbere tuzasarura. Murakoze cyane, ndabakunda. Ndabashimiye cyane rero mwebwe twabanye n'icyo kiganiro
kuva ku munota wa mbere tukaba tugeze kuri uyu munota. Reka dushimire Marita wakoze cyane. Wakoze nawe wabo. Bafana mukore subscribe, mu liking video, mutere comment, imbuga zacu zose ni Marita TV Show. Mugende mudufollowing kuri TikTok, Facebook ndetse na Instagram, hose mudufollowing, wibuke gukanda subscribe. Murakoze cyane. Thank you. Mugira amahoro.